Yo, what's up guys, twongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikirana Divana TV. Nkuko mubibona aho ngaho rero kubona umusore wacu ngabo Meddy aka Meddy, ngo muri kumubona rero aho ngaho ni muri Wasafi record ari kumwe n'abasore bo muri Wasafi nka Mbosso. Nkuko bikugaragara rero umusore muri no minsi biri kuvugwa ko yaba agiye kurekura ikintu gishyushye guturuka muri Wasafi record, inyuma y'uko mu cyumweru gishize abantu benshi bahwihwisaga ko Meddy no The Ben baba ari abanebwe, ariko Meddy we akomeza gukora imizigo yiturije. Yewana imizigo ihita ifata hiti kabisa, dore ko mu cyumweru gishize ari we yahise ajya muri Wasafi abonana n'umuyobozi wayo bagiye gukorana indirimbo. Bivugwa ko yaba yarakoranye indirimbo ebyiri, imwe akaba yarayikoranye na boss wa Wasafi ari we Diamond Platmamuz n'undi bita Mbosso. Uyu musore wacu ngabo Meddy rero wibera muri Amerika ariho akorera umuziki, niwe ufite agahigo mu Rwanda k'indirimbo yarebwe cyane, dore ko afite indirimbo yarebwe ku rubuga rwa YouTube nka Slowly. Ni indirimbo yasohoye mu mpera z'umwaka wa 2018, akaba ari indirimbo yarebwe cyane kurusha izindi zose zo mu Rwanda. Indirimbo yagize views 40, ku ngubu ikaba irimo irayingayinga views miliyoni 50 z'abantu bayirebye ku rubuga rwa YouTube. Uyu musore rero biri kuvuga ko agiye gukorana indirimbo ebyiri, imwe zizasohoka mu byumweru bigiye bitandukanye. Avuga ko akomeje urugendo rwe rwa muzika kandi atazigera aruhagarika, nubwo bakomeza no gahura n'ibindi byinshi bimuca intege, ariko we avuga ko atazigera aruhagarika kabisa habe na gato. Bamwita ngabo Meddy.